Black fast cyarico numva ngo black fast ubwo noneho muri nje ni imagine kari ibiryo byitwa black fast barahamagara ngo none ngo turagiye ngo profete mu mwiteho mu mukure ka black fast imana ngiye kurya ibiryo byitwa black fast ntibimeze bite black fast tindarya black fast haleluya ariko mubwire ngo tuzabimenya nabyo tuzabimenya black fast narayimenye hereza imana icubahiro black fast haleluya igeze nyuma abahungu mbona baratunganyije barambwira ngo ninze nje kurya mva kuri hoteli ngitegereza ngasanga utuntu bakoze ni black fast sinibi kaje nditegereza mu biryo ngo ndebe icanditswe black fast hari umuhungu twasenganaga yungirije manager bagira ico bapfana naho hantu bari narindi ndamubaza ni black fast nibiye yemwe nzabitaho yemwe torero nzabitaho mbororotse mbagwize haleluya ariko haleluya haleluya nta uzabashobora nzabitaho kandi nzagira nte nzabagwiza zakomeza isezerano ryanjye namwe muzarya ibigugu bya kera yego muzataye ibigugu kugira ngo mubone aho muhunika ibiki ibisha mu yandi magambo hari n'ibishimana igiye gukora hereza imana icubahiro zamura imana icubahiro haleluya umva icya gatatu mubwire ngo purake yahindutse mitasiyo yakozwe hari mitasiyo imana ikoze hari mitasiyo imana ikoze hari mitasiyo imana ikoze hari mitasiyo hari mitasiyo hari mitasiyo hari mitasiyo Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Araza kutuyobora mu masengesho asenga ntabwo wari nk'umwanya ariko byibuze mvuge ngo Yesu wangiriye neza ubyibuke wibuke neza y'Imana ujya kwibuka amashimwe ni ikintu gikomeye. Pastor yagiye kutuyobora mu masengesho amen agiye kutuyobora mu masengesho yatora watuza akanwa kawe amashimwe uko biri kose ibyo uhura nabyo wa musare wenda kwizeye ibyo wankoreye kera n'ubu ugiye kubikora narakubonye kera n'ubu ugiye kukubona reka ndakubwire Yesu nashimwe reka ndakubwire iyo abantu bakoze ibintu bashiraho igihe babikoreye n'igihe bizarangirira ariko wewe reka nature kandi mpanure nkuko ntegetswe ntabwo uraba expired. Oh my God. Amen. Uko biri kose ntabwo urata agaciro uri cyakenewe ku isoko uri cyakenewe mu bwami bwa Kristo uri cyakenewe mu muryango nyarwanda ntabwo urata agaciro. Haleluya shima Imana uko biri kose watuza akanwa kawe amashimwe urebe ngo Imana irahindura amateka buzima bwawe. Imwe mu ngeso 10 Dawidi yagira Dawidi yari afise ingeso 10 zatumye Imana ivuga ngo mbonye Dawidi mwene Yesayi umuntu ameze ku mutima wadushaka. Uwo muntu rero ndeka ndakubwira ingeso imwe yani alikuwa na tabia 10 ingeso 10 za Dawidi ariko ndakubwira imwe gusa. Imwe mu ngeso yagira yakunda gushima. Haleluya agashima akavuga ati ndibuka data aho wankuye yabibwiye n'umugore wiwe ati wibuke ko yakuye so ku ngoma sha ikanyimika. Amena hari ibyo wibutse hari ibintu wibutse hari ibyo wibutse yakoze n'ibyo bihari uno munsi irabikora ntabwo uraba expired ntabwo urata agaciro uri cyakenewe mu bwami bw'Imana. Zamura ibiganza byawe tugiye gushima karibu dushima Imana. Mana nziza urakoze Yesu
haleluya. Turagushimiye ineza yawe, urukundo rwawe ntabwo rurondoreka. Kuba turi hano ni rwa rukundo. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimiye kubw'amaboko yawe meza atumye turi ahantu isaha. Turagushimiye kubw'umugambi wawe mwiza utumye turi hano hantu. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Uri data, ntabwo uri data wacu. Uri agakinga k'amakuba, uri isambu itarumba, uri ibyiringiro byacu. Tugufite ntabwo twifuza undi murengezi. Urihariye ku buzima bwacu. Haleluya, haleluya. Nta yindi mana yakubanjirije, nta yindi izagusimbura. Uzahora ku ngoma, uzahora uhitinga, uzahora uri umwami. Haleluya, haleluya. Mana turagushimiye kubw'ineza yawe. Dawidi wavuga amagambo meza, aravuga ngo nibutse iminsi ya kera nkuramburiye amaboko. Yari yibutse uburyo wamurengeye, yari yibutse uburyo haleluya wamukuye mu ishyamba, yibuka uburyo wamusutseho amavuta umurutisha bene nyina. Yibuka ko idubu n'intare bitigeze bimurya. Aravuga ngo nkuramburiye warakoze Mana kuturira umuryango, warakoze Mana kuturira abantu. Reka tuvuge ngo ushime, reka tuvuge ngo ushime, reka tuvuge ngo warakoze kubw'imirimo n'ibitangaza. Urakoze Mwami. Haleluya, haleluya, turagukomera amashyi menshi. iyo bavuga amagambo akomeye Turagushyira hejuru aravuga ngo ndareba imbere sinkubona, inyuma nabwo sinkubona, ibumoso n'iburyo sinkubona. Ariko aravuga izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Turagushimye ko turi izahabu, turagushimye ko tutaraba expired, ahubwo tugiye kuba amazahabu. Turagushimye ko uri umwami. Ngaho bana natwe Uwiteka, komeza kutwibutsa imirimo n'ibitangaza, komeza kutwibutsa ineza yawe. Haleluya, urakoze. Turagushimiye, tugukomeye amashyi kuko uri umwami. Mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Ndakwizeye, uzabisoza. Ndakwizeye, uzabisoza. Reka twakire uyu mugabo w'Imana n'amashyi menshi mu izina rya Yesu. Mana turagushimye, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe. Tugushimiye kubana natwe guhera mu gitondo tukageza iyi saha wakoze kuturinda, uhabwa icubahiro. Komeza ube mu ruhande rwacu. Tugushimiye umwanya ushize tukuragije uri imbere. Ngaho umugaragu wawe mpagaze imbere y'ubwoko bwawe, kandi aba bana bawe benshi bandusha ubwenge n'ubumenyi, ariko wantoranyije ngo mbahagarare imbere. Ngaho reka unkoreshe, ntihabe njyewe habe weho. Ngaho rero komeza ubane natwe kandi udushyigikire. Mwuka wawe wera akomeza abe mu ruhande rwacu. Urakoze kurabikora, turabigushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Munyemerere twongere duhereze Imana icubahiro. Ngize umugisha wo kongera kugaruka imbere yanyu mu kanya narindi imbere banyakira ndimo mbibwira. Byashoboka kuba hari abinjiye narangije kubibwira abo twari turi kumwe. Nitwa Pasiteri Sekazuba Jean Damascene, uzi ku kazina kiritazurano cyangwa bita ngo foromo. Foromo ni akantu namenye bingoye. Ako kantu abantu batunze amatelefoni bakoresha social media bazi ko
ariko kantu bakunda kunyitirira ndetse n'ibinyamakuru bimwe na bimwe iyo binyakiriye bikunda kumpamagara ngo foromo, kuko nta kantu namenye binduhije bintwara umwanya munini. Nari iforomo, nari ndimo ngiye kuvuga ubutumwa mu gihugu cya Kenya, barandika ngo Profete Sekazuba foromo Rwanda. Sekazuba ndabimenya ariko foromo sinabimenya. Ndirukanka nja kwereka umwana wigaga w'iwacu w'umukobwa uzi Icongereza, ndamubwira ni hano banditse amazina yanjye ariko foromo sinzi icari cyo. Umwana arambwira ngo foromo nahagaragara ahantu nzaturuka cyangwa nahamenyesha ahantu nzava cyangwa aho mbarizwa. Kuwo mwanya ndavuga nti nanjye rero mwene Diriane ntangiye kumenya Icongereza, foromo ndatangira ndayiga ndayirepeta. Noneho tugeze Kenya, narindi mu mujyi wa Nakuru, batwinjije mu rusengero tuvuye ahantu umushumba yarari, dutonda umurongo nkuko twinjiye hano, nkurikirwa n'uma Nigeria abankoze mu bitugu, arambaza ngo foromo Kongo, kubera ko nari namenye kamwe umukobwa yansobanuriye, nanjye ndahinduka ni foromo Rwanda. Ubwo rero dushimiye Imana itwigisha na foromo tukaba twarayimenye, ihabwa icubahiro, mureke tuyihereze icubahiro. Haleluya! Naho foromo byaturutse, niba nawe wumvaga foromo kavuga ati foromo byaturutse naho ngaho. Cokora ndashimira Imana, umusemuzi wanjye yari yasigaye mu rusengero wa mu Nigeria, Imana imufata kanwa ntiyongera kumbaza Icongereza. Iyo akimbaza nta bindi navugaga, ico nari namenye ni foromo. Ariko ndashimira Imana izikwiyeranja kandi katurwanaho tukahivana. Haleluya! Ariko hereza Imana icubahiro. Narahindukiye ngo foromo kubera nari maze iminsi ndi kubirepeta, nabivuze nk'umuntu wakize, nanjye mutera ubwoba, ampereye hasi abona nanjye nsa nkabize. Imana ishimwe cyane, twongere tuyihereze icubahiro. Ayo niyo mazina. Ndi umugabo rero, ndubatse, mfite umugore n'abana bane, ariko nka mfite umuryango mugari, mfite umuryango w'abantu 16. Abana nabyaye mu maraso ni 4, ariko ndashimira umwami Yesu yampaye isezerano ryo kuja ngira n'abandi banyirukira nkuko nanjye kera nirukiraga ahandi. Ubu ndashimira Imana ko mfite undi muryango w'abantu bagera kuri, twese hamwe turi umuryango w'abantu 16. Unsuye nijoro ukagera iwanje nka 2 turi kurya ugira ngo ni korari yansuye. Ibyo rero iyo mbibonye mpereza Imana icubahiro, mpita ntekereza ubuzima navuyemo, ukuntu nibaga inkoko, narebera ukuntu Imana ari igitangaza igiye no kuntabarira, intabariraho nibaga inkoko. Buri Imana ni igitangaza, intabarira ahantu nibaga inkoko. Noneho basigaye baca umugani, umwana asigaye atongana n'umubyeyi, yamwivumburaho akaba ngo ja kwa Sekazuba utoraguraga indusha. Kavuga nti ariko nanjye nagize agaciro, ariko wahereje Imana icubahiro. Haleluya! Nyemerera ubwire umuntu mwicaranye, umubwire ngo uyu munsi uranze ariko ejo ntago nzi. Uyu munsi uranze ariko ejo ntago nzi. Bishatse kuvuga ngo hirya y'ubu buzima mpagazemo ejo hari ubundi buzima. Haleluya! Ariko hirya ya sisitemu barizwamo hari indi sisiteme, tuyihereze icubahiro. Haleluya! Imana ishimwe. Shimiye umushumba, Imana ikumpera umugisha kutwemerera. Nshimiye mugabo mwiza Makombe, Imana iguha umugisha. Nukuri yampamagaye mvuye mu rugendo, arambwira ati rero naraguhamagaye turavugana ndibagirwa. Noneho mva mu rugendo narushe, ndeba guhakanira Makomba, mbwira ukuntu bimeze, ambwira n'uwo ari we naho turajyana. Numva guhakana biranze, cokora kugira ngo bishobore mbaza madamu. Nabambwira madamu, nturabona amazi iminsi ntahari, ndanananiwe. None hari umugabo mbwira ngo hari ahantu yavuze ko tuzajyana kandi barabitangaje. Madamu wanje arangije arambwira rero iyo umudamu iyerekwa rimukoreshe mpita mbyemera.
arambwira ati haguruka ugende. Nabandi kuva nshikikiwe n'umudamu kangende, ndashimira Imana ko nageze hano, kuko nari maze iminsi 14 ntari mu gihugu cy'u Rwanda ndi mwivuga butumwa, ngira ngo nageze mu Rwanda ku wa gatatu. Rero mwiyo minsi maze aha niho nteraniye bwa mbere kuva nakandagira ku butaka. Ndashimira Imana abanye nanjye mu giterane twari dufite hanze aho nari natumiwe. Nari mfite igiterane cy'iminsi 3 kandi byagenze neza. Imana ibana nanjye tugira neza. Nazengurutse imijyi igera muri 2, mvuye mu icyo gihugu mbwirije mu matorero agera muri 5. Ndashimira Imana yahagaze kuri ngewe kandi ikankoresha ikabana nanjye, kandi aho mvuye mpavuye turi gushima iki Imana. Ndashimira Imana kuko baradukurikiye. Ndashimira Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Ndibuka hasigaye iminsi 3 ariho ndahaguruka mu icyo gihugu, Imana yakoze igitangaza gikomeye. Nagiye gucumbika ahantu ku nshuti yanjye, ngiye kurarayo kugira ngo nitegure kugaruka mu Rwanda. Mpahurira n'umurundi kazi wari waje mu icyo gihugu, aje kuri randevu bari baramuhaye yo kugira ngo bamucibere kubera ko yari arwaye kanseri. Ngezeho nsanga bamaze igihe kirekire bafite amasengesho mu urwo rugo rwo gusengera uwo mubyeyi. Yari yaturutse mu gihugu cy'Ubujumbura, bambe mu mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Fatanya nabo gusenga, nsanga batangiye kumusengera kera. Sanga umugore wari ufite umusatsi mwiza barawumwogoshe, wose bawukuraho kubera icyo kibazo. Ndashimira Imana yo mu ijuru yo kabyara. Umunsi narayeyo fatanyije nabo gusenga, duhamagara Imana, turasenga. Tugiye gusoza amasengesho, numva ijwi ry'Imana rimanukiye muri nge rirambwira ngo Sekazuba ntikarame, mbwirira uwo mubyeyi nubwo afite ubwoba ko baramucibera, mumbwirire ngo ndi Imana imukijije kanseri, ntabwo ibere bararica. Haleluya! Hereza Imana icyubahiro. Icyo nkundiriye Imana, ntabwo ikina amajonjora, Imana yacu ikina finali. Tuyizamurira icyubahiro. Haleluya! Bishimyemo Imana, ndayishimye. Mpamvu nyishimye ni iyihe? Bwakeye mu gitondo agiye kubonana na dogiteri, rwa Satani runsanga mu cyumba, rurambwira ngo ibyo wahanuye ntabwo birasohora. Rutangira kunyereka ahantu naraye, yari umuyobozi atuye. Rwa Satani rukambwira ngo urakorwa n'isoni, rurankanga. Barambwira bati pasiteri ntikarame, tugiye kubonana na dogiteri, nawe sigara ku mavi. Umukozi wabo Yesu ashimwe. Ashimira Imana yako navukanye mikorofone. Haleluya. Akimara kumbwira ngo sigara ku mavi, narapfukamye
icyubahiro. Icya kabiri cyarangaga Dawidi, batubwiye imbabazi ze. Imbabazi ukuntu bame batubwiye ukuntu yashimaga Imana. Dawidi yakoraga icyaha kabura amahoro. Nta kindi kintu yakoraga atari yumva ijwi ry'Imana ari mu bwenge ndakubabariye. Icyo nacyo cyaramurangaga. Niyo usomye amateka ye aranditse ngo nta muntu numwe Uwiteka yigeze abona umutima yishimira nk'uwa Dawidi.
Yesu ashimwe. Tugomba kujya dushimira Imana ibyo yakoze, duhereza Imana icubahiro. Iwacu bigeze kumbwira nakunda gushima cyane nkavuga ibitangaza Imana yankoreye, yaba yampaye no kwambara amasogisi nkabishima, bakambwira ngo ibyo ntabwo ari ukwiriye kubishima by'amasogisi. Ariko nkababwira ni nabayeho igihe kirekire ntashoboye kwigura amasogisi, nambaraga amashwagari y'ibitoki nyashira muri bote zikansazira nkazisudiza nkazibanikisha zikarangira. None niba mbonye amafaranga ibiceri 200 nkagura amasogisi, kuki ntashima Imana? Mwavuze ngo amen. Ariko kandi mureke mbabwire inshuti zanjye, iyo wibagiwe iyo waturutse ukatangira kuhibagirwa uba uri gusatira mu kugwa kuva ku Mana. Ariko iyo ufite ubwoba bwaho waturutse ugahora utekereza hahandi Imana yagukuye, Imana ikomeza kubana nawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu rugero umushumba agezemo ntiyarahagaze ngo avuga ngo mureke dushime, yarakwiye kugenda muri bya byubahiro by'abisi, yarakwiriye guhagarara afite bodyguard zigera muri 6 nkuko tubibona, ariko ari kuzamuka, yarangiza yareba urusengero akibuka igihe yabayeho nta rusengero, akibuka imirimo y'amaboko y'Imana. Nanjye nabwiye bene wacu ndababwira ni rero nzashima Imana, abazishima bazishime, abazababara bazababare, aho yankuye ni habi. Ntabwo nzibagirwa ko urugo rwacu bari bararwise ngo ni muri Haiti. Igihe Haiti yagize ibiza baravangurwa kwa Adriane ni mubiza, nta cyiza cyari kiriyo, hari y'intambara, twasinze kanyanga, hariyo n'ubukene. Twakuze mu bana bacu ntawe uzi kwambara ikabutura, twajaga ku ishuri ndi umugabo nguze, abanyeshuri bakanyura uko bakankubura nambaye igipira kigeze hasi, nakumva inzogera iravuze nkahagarara ku muryango ngo mbacike niruke. None uyu munsi nambaye congo. Haleluya. Izi si imbaraga za Adriane papa, ni imbaraga z'Imana yo mu ijuru. Haleluya. Ariko haleluya, Yesu ashimwe. Izi ni imbaraga z'Imana. Ndibuka ko twigeze kubaho data azabunagana guhingiriza kugira ngo tubeho, agasiga amasaka mu gacuma. Twava ku ishuri nta kabutura twambaye, ari udukariso mama yateranyije ibitambaro twambaraga tukagerekaho uduteteyi yabaga yadusabiye. Twagera mu rugo mama akavuga ati mureke ibiganza, agashiraho amasaka tugahekenya tugasubira ku ishuri. Umunsi umwe impamvu ntamenye n'icyongereza, umunsi umwe impamvu ntamenye igifaransa, umunsi umwe impamvu ntize amashuri ngo nyarangize, mbaye ngiye ku ishuri twaburaye, nari ndwaye amavunja. Ku wa mbere habaga ikintu cy'isuku mu banyeshuri, mu byibuke mbere habaga umuganda wo kureba isuku ku banyeshuri. Baba basanze amavunja muri mwene Adriane barampandura, n'ubundi barampanduraga ngataha amahoro. Uwo munsi bankorera kode tabarimu, barangije kumpandura naho bashatse urusenda basukamo bashiramo n'itabi. Ndangije ntahandi kugendesha amavi, ndangije mbwira mama na data nzicwa n'inzara, ntago nzicwa n'urusenda, sinzasubira ku ishuri. Mpitangira amashuri 2 n'igice bya primaire, kuko barunshizemo ndi mu wa 3 nize igihembwe kimwe. Niyo mpamvu mfite amashuri 2 n'igice bya primaire. Ariko dushimire Yesu ugera no mu mashuri makeya agakora imirimo n'ibitangaza. Haleluya. Ariko Yesu arashoboye. Haleluya. Yesu ashimwe. Nta buzima Imana itahindura. Ndangije mba mwubwo buzima, nigize amasore ngiye kurongora. Iwacu babampaye akarima mba nakagurishije, sinanakubakamo njya muri buwate nkanywera iminsi 6, ndataha. Ahari umuroho hazahora umuruho, barakambaye ngo kantabare, kanyanga ibirankuruye no kuja kubyina. Mba ndakamaze ngeze ku musozi
iwacu ntashe nzanye ubusa. Mukecuru ati n'ubundi umuvumo warabakurikiranye ntaco muzigezaho. Koko nasanga umuvumo wicaye iwacu. Ariko dushimire Yesu wirukana imivumo, tumukomera amashoka byara. Ariko twakomera Yesu amashi ko nawe hari ibyo yagukoreye. Wakomera Yesu amashi nawe ko hari ibyo yagukoreye. Haleluya. Udufaranga nari nasagujemo nabikije umuntu ntugura amabati 6. Ndaza nubaka akazu k'amabati 6 kugahoma birananira. Nkaja ndirirwa ndatoragura ibitambaro nkaseseka mu mbariro. Chokora iyo urindusha ntubura umukobwa w'indusha mabonye indusha inkange nayo. Manda yizanye itarambengera ubukene bw'iwacu. Turibanira naza n'agacupa kakanyanga tukisangirira. Twibera nkangurutyo. Noneho umunsi umwe mureke mbabwire. Umunsi umwe mba ndarwanye ku isantire y'iwacu. Ndwana n'umugabo. Turwanye mba ndamukubisa arangije arambwira ngo mfite aho ngutegeye. Nyoberwa hariho naho yacunze ko mfite inzu yanjye idahomye. Ahenga saa 8 z'ijoro nsinziriye. Araza apfurura bya bitambaro nashizemo. Ashaka igishingirizo c'ibishimbo ciza. Tekereza umuntu w'umugabo bari gukubitira mu nzu, umuntu umukubita yibereye hanze. Yarankubitaga nasimbuka ngafata inkingi z'inzu agakubita ntiye ngafata inzu. Haleluya. Ariko uyu munsi ntago wankubitira mu nzu nahuye na Yesu, ntago wankubitira hanze. Haleluya. Ariko haleluya. Ndashaka kukubwira iki? Iminani utabonye kwasko kwa Yesu uzagira ute? Uzazibona. Haleluya. Nibyo batakaje, nibyo wahombye, Yesu azabikuriha. Zamura Imana icyubahiro. Haleluya. Dore ukuntu ureba ukuntu uri inyuma, reba uriya w'inyuma ukuntu ndebye ngo ngazabiri hate. None si mu bantu baparitse njyewe sinaparitse randikuruza hari. Nje sinaparitse. Jewe ntago naparitse. None se n'umurima wo kwa Diriyane ni Yesu ndamenya arangije ahindura amateka. Haleluya. Ariko ibidashobokera abana b'abantu ku Mana bigira bite? Birashoboka. Haleluya. Haleluya. Nageze kwa Makombe nijoro nitwaye bimbi. Yesu ashimwe. Haleluya. Ibyadusize nibyo matunda y'ikombere. Yesu ashimwe. Ico gihe nari igisambo mu murenge w'iwacu. Inama yabaganiya ni njewe wa mbere bijyagaho. Ariko iyo Yesu ahinduye amateka. Ejo bundi nyakubahwa meya w'akarere kacu yaramfashe mu nama aravuga ati abapastori bose babaye nk'uyu. Ndavuga ntuwari igisambo abaye inyangamugayo. Wari igisambo abaye inyangamugayo. Haleluya. Ariko uwari igisambo abaye iki? Inyangamugayo. Haleluya. Uyu munsi turakuza ariko ejo hawe nta muntu wazi. Mwavuze ngo amen. Ariko barangije umurenge bati natwe nitwashirwa ikarito zuzuye raporo mbi zawe, natwe tuguhindi raporo ko wamenye Yesu. Barandika ngo twebwe ubuyobozi bw'umurenge wa Rugarama duhaye icyemezo cy'ishimwe Profete Sekazuba Jean Damascene ko yita ku batishoboye, akigisha ijambo ry'isanamitima mu Banyarwanda. Haleluya. Akubakira abantu amacumbi bari kunyagirwa. Ariko Mana wo kabyara nanje ngiye kugifata maze bakimpa inama y'iwacu yaremye n'inkera gutabara zanzirikaga n'ibyihene zari zihari. Ndavuga ntariko Yesu hindura amateka. Haleluya. Ariko haleluya. Umva ngo utangarize ikintu kimwe uyu munsi wa none, Imana ikuremera igitangaza gifite umunwa. Haleluya. Ariko Imana ikuremera igitangaza gifite umunwa. Bamenye ko bayobotse Yesu ushobora byose. Zamura haleluya. Zamura haleluya. Munsi Imana ibikore. Munsi Imana ibikore. Haleluya. Imana ibikore. Igitangaza gifite umunwa. Igitangaza gifite iki?
ubundi igitangaza gifite umunwa ni ikivuga nyiracyo atari kuvuga. iyo banyuze mu iyi karitsiye babona runo rusengero ni igitangaza gifite iki? Gifite umunwa. Gitangaza gifite umunwa. Zamura Yesu icyubahiro ariko. Tangaza gifite umunwa Imana igikore. Haleluya ariko. Haleluya. Haleluya. Hereza Imana icyubahiro. Iyo ntashe nijoro iwacu kubera ari mu cyaro iri guhinda imodoka. Ubwana buri mu bipangu bivuga ngo sekazuba. Sekazuba. Igitangaza gifite iki? Sekazuba. Sekazuba. Nubwo yaba ari ya polisi, nubwo yaba ari ya komanda, nubwo yaba ari meya, iyo ari nijoro ni sekazuba. Baziko imodoka itari ya sekazuba. Sekazuba. Nubu nibera i Kigali niza nijoro ngo sekazuba. Igitangaza gifite iki? Umunwa. Ariko wayimpereye icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ariko abayifitiye icyizere. Haleluya. Haleluya. Imbere y'iriya modoka naranditse ngo nta buzima Imana itahindura. Ubuzima bwose Imana yabuhindura. Duhereze Imana icyubahiro. Nakomeje kubaho mbaho mu biyobyabwenge ngeze nyuma ndarwana nja muri gereza. Ubundi baramfunga ngo bakandekura umunsi umwe baramfunga bankatira imyaka 10. Bankatira imyaka 10 ni namwe nanakirijwe. Nimwe namenye Yesu. Menya Yesu muri gereza. Haje abapasitori bari kumwe na Bishop Rucahana. Baraza barabwiriza. Umugabo bita Dogashagaza umushumba w'ivantari yikabuga. Abaravuze ngo haracyari ibyiringiro. Naho igiti cyate. Haleluya ariko. Nari nicaye nambaye umwenda w'iroze, nicaye mu 3,000 by'imfungo. Aravuga ngo haracyari ibyiringiro. Kuyu munsi wa none wava mu iroze ukaba umunyarwanda muzima. Mwavuze ngo amen ariko. Ndavuga ntababarokore kanomvera. Arongera ngo haracyari ibyiringiro. Kushobora kuva hano witwaga ikibazo wagera muri societe ukabigisubizo. Arangije aravuga ngo abumva ko bashaka kuzataha ari ibisubizo nibaze mbasengere. Mba mu bambere mitanzana umutwe ndawumuhereza. Ntaho nazinywereza zinshize hano. Aransengera ndihana nihannye ibyaha nihana nibyo ntakoze kugira ngo numve ijwi ry'Imana ko ryambabarira. Nihana no gutanga inzaratsi kandi ari abagore batanga inzaratsi. Yesu ashimwe. Ariko guhera uwo munsi narababariwe. Ndabaturwa. Haza umuzungu waturutse muri Amerika bita Arine. Arangije arampamagara. Yarasanze ndi kwigishuri rya teoloji muri gereza. Mba ndabwirije gato yarangije afata Bibiliya. Ijambo Bibiliya nsha. Ayindambika ku muntu mu gatuza umuzungu. Arambwira ngira ijambo bakajya basemura. Ndarikuraza rizagutunga rizakubeshaho. Haleluya. None umuntu ufite amashuri 2 n'igice ndi kwicara mu ndege nkaja kuvugira Imana ubutumwa. Haleluya. Mureke mbabwire irabikoraga ariko bamwe ntibemera. Bwa mbere nyakwa mushumba ncurira indege nari ifotoje ngeze ku ndege bwa mbere nohereza amafoto iwacu barangije bati ntago ari indege ni indege yapfuye yifotorejeho. Ngo ntago nagenda mu ndege nzima ngo nasanze yapfuye nyifotorezaho. Ndangije ubwa kabiri ngiye i Bujumbura nurira hano i Kigali ndifotoza nifotoje none umfatura ndi kuzamuka n'umuzungu mbwira umuntu mfata aka video maze bavuge ko n'umuzungu aragenda mu ndege yapfuye. Ndazamuka mu kwinjiramo narakohereje mbona baranditse ngo iyo niyo tuni nzima ngiye ni nzima. Mwavuze ngo amen ariko. Haleluya. Hereza Imana icubahiro. Haleluya. Haleluya. Ndashimira Imana ko nakiriye agakiza muri gereza. Mba muri gereza nifuza kuzabona ubugingo. Nta nubwo nabaraga ngo nzataha. Naba ngo niyo nagwa muri gereza nzabe muri babandi Yesu azaho ubugingo buhoraho. Mwavuze ngo amen ariko. Nkora umurimo w'Imana muri gereza
tangira kubwiriza imfungwa zirihana. Impano yo gusengera abantu imanukira muri gereza, tangira gusengera abantu bumvishe radio Elise Musanze. Umugore bita Beyata wibaga abana bajana i Buganda, abana b'imyaka 6 n'imyaka 4 n'imyaka 7. Icyo gihe yari afite amadayimoni, bamushiraga muri gereza, bwaca mu gitondo ntibamusangemo. Umuyobozi wa gereza abonye byabacanze, aravuga ngo mubwire abanyamasengesho, mubwire babandi ngo basenga. Turagenda tukajya tuva mu gipangu c'abagabo tukajya mu gipangu c'abagore, tugiye gusengera Beyata. Bandikira RCS irabisinyira twemerera dusengera Beyata. Beyata arafite inda ayimaranye imyaka 3, amadayimoni garayiziritse, yakoreshwaga n'amadayimoni. Turasenga Imana yo mu ijuru, twari dufite iminsi 7. Umunsi wa 7 Imana iratugenderera, Beyata amadayimoni aramurekura. Amaje kumurekura, ako kanya ibise biraza. Beyata aragenda, bamujyana kuri hopitali ya Ruhengeri, arabyara umukobwa. Arangije kubyara umukobwa, niho izina rya Sekazuba ryamenyekanye muri gereza n'imfungwa. Abantu bakajya bava no hanze bakasanga bakaza no muri gereza basaba audience. Imana igukorere kimwe gituma izina ryawe rimenyekana. Kuko icyo gihe ntabwo nari mfite umuntu ngemurira. Umugore wanjye yari yarataye abana, ashaka undi mugabo, abata mu muhanda, natashe barishwe na bwaki. Imana irabatingiye kuguhera impano muri gereza zizakubeshaho. Ndashimira Imana umuyobozi wa gereza wari uriho bita François, Imana imuha umugisha ahari. Arangije aravuga ngo uhereye aka kanya tuzongere kunywa igikoma kitagira isukari. Yesu ashimwe, hereza Imana icubahiro. Haracyari ibyiringiro naho igiti cyatemwa cyakongera kikagira gite kigashibuka. Mba muri gereza, Imana iradukoresha. Beyata arataha, dusigaramo, tuvuga Imana, turaririmba, turabyina. Nijoro ijwi riransanga rirambwira ngo Sekazuba, igihe kirageze, genda ubwira abafungwa ko nta myaka 10 uzamara muri gereza. Haleluya. Ariko mbivuze bagira ngo ngiye gutoroka, naho n'Imana yo mu ijuru ari yabivuze. Ndashimira ubutabera bw'igihugu cy'u Rwanda, burongera bunsubiza mu rukiko bita urugereko rukuru rwa Musanze. Ndagenda ndaburana mu myaka 10 nari nkatiye, bamba imyaka 3, ndangijemo imyaka 2 n'amezi 6. Amezi 6 nyamara ndi kubyinira Imana. Mwene Diriyane ndataha, none maze imyaka 8 ndi hanze. Ibyo Imana yambwiriye muri gereza nibyo yambwiriye hano, ngenda mbirebesha amaso yanjye. Imana yambwiriye muri gereza, irambwira ngo mu myaka 10 uri hanze nukomeza kunkorera uzaba ugenda n'imodoka. Mwavuze ngo amen. Ariko Yesu ashimwe, haleluya. Bimwe ndi kubisimbuka ni birebire, nzagaruka ni birebire, nzagaruka habaye iwacu, nzagaruka. Mva muri gereza, umugore yaragiye, ndangira kuririmbana n'utwana twanjye. Nari ndi umuhanzi kazi kugira ngo mbavane mu kwiheba, ndabwikurikiza kubera Yesu nje yaramaje kuma ibyiringiro. Ubwana bwanjye nanjye mbujana kugira bwumva ijwi rya Yesu, tukajya tugenda turirimbana. Abana bwa kigendikira bwa kikira turabaho. Bigeze nyuma maze umwaka hanze, ijwi Imana yo mu ijuru nyisaba kuzana undi mufasha, nkora ubukwe niyo mpeta nambaye muri kureba hano. Mwavuze ngo amen. Ariko kuko wawundi wo muri Kanyanga we ntabwo twari twarasezeranye, twari twarasezeranye ku kabeki ka Kanyanga, ariko ni twagiye mu rusengero. Hereza Imana icubahiro, haleluya. Mu myaka nzana undi mugore, mbana n'abana banjye, tuba mu nzu y'ubukode. Mureke mbabwire barokore, gukorera Imana ntabwo bisaba ngo n'umunyenga. Nageze hanze nkubitana n'ubuzima bukomeye nkimara gukora ubukwe. Inzara iradukubita, natangiye kuburara amaze amezi 2 nzanye umugore.
ndabwirirwa turi mu nzu ubukode 10,000 nkabibura. Umunsi umwe ndi kubwiriza mu Gakenke, umugore anyandikira kamisaje ngeze ku gatuti hano nkaha, aranyandikira ati nubwo uri kubwiriza dore inzu bari kuyinsohoramo. Ndacabyibuka. Imana ikoresha umukristo ntabizi, ankurikira natashe, arampagarika pastor amperekeje, ampa 30,000, ndagenda nishura amezi 3. Mwavuze ngo amen. Abantu bakavuga ngo ndindushi, ngo naje ngo ndi kujijisha abantu, ngo ntago nakije, ngo navuye muri gereza narasize ngo nsige ndirimba Yesu. Ntinasaze neza kuva ntakinywa kanyanga ntakirwana, nsaze ndi kurimba Yesu nta kibazo. Ndashimira Imana mu kwezi kwa 2 2020 yanzu navagamo nananirwa kwishura, ninjye wayiguze ibiyange mu 2020. Haleluya. Mu yandi magambo, inzu narongoremo nkoze ubukwe sinigeze nyivamo, narayikodesheje. Imana ikora ibitangaza, bari njye ugira ute uyigura. Yesu ashimwe. Haleluya. Ibyo amaso y'abantu atareba Imana iri kubireba. Mwavuze ngo amen. Ariko ibyo ubwenge bwawe budatekereza, ubwenge bw'Imana buri kubitekereza. Haleluya. Inzu rutari kureba Imana iri kuzireba. Haleluya. Mwavuze ngo amen. Ariko icyo abantu batakubonamo Imana igira ite ikikubonamo. Imana izabikora. Munsi wa none nanjye ndaryama ngasinzira, ntawe unkomangira ngo ishura ku kwezi. Ndashimira pasi turi kumwe, iwanje arahazi, ni inshuti yanjye. Pasi amfasha mu ivugabutumwa, iwanje arahazi. Imana yahinduye amateka, ibyo yakoze ndabiyishimiye. Gutokana naho yamvanye naho ngeze ndi kuyishimira, kuko yamvanye mu rupfu. Mwavuze ngo amen. Ariko none ngo kukindi ndabivuga nyine, kuko yamvanye kure. Imana ibaha umugisha. Sekazuba muri kumwe n'uwo rero, kandi nzi neza ko Imana yo mu ijuru ikomeje gukora imirimo yayo. Hari ibyo itari yakora, ariko tuyishimire ibyo yagize ite ibyo yakoze. Twongere tuyihereze icubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana. Sogerezaho turasoma ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana 15 umurongo wa 5 n'uwa 7. Turasoma wa 5 dusimbuke tujye ku wa 7. Reka dusabe Pastor Deborah asome, ijwi ryongere ryumvikane hano. Pastor Deborah, soma Yohana 15 umurongo wa 5 n'uwa 7 gusa, bagwereza mikrofoni. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana 15 umurongo wa 5 n'uwa 7. Havuze ngo iki? Dusome mu izina rya Yesu. 15 umurongo wa 5. Urasimbuka ujye no ku wa 7. Handitse ngo nige muzabibu namwe muri amashami. Osoma neza, tangira neza. Avuga ngo iki? Nige muzabibu, ninjye muzabibu, namwe muri amashami, ndetse namwe muri amashami. uguma muri nge, nanjye nkaguma muri mwe, nkaguma muri we. uwo ni we wera imbuto nyinshi. imbuto nyinshi. Kuko ari ntacyo mubasha gukora, kuko ntacyo mwabasha gukora, ntacyo mwabasha kugeraho, ntacyo mwabasha gukora mutagize mutamfite. Yego. Umurongo wa 7 havuze ngo iki? nimuguma muri nge, mwewe muri hano nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, ndetse n'aya magambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka, muzasaba icyo mushaka, muzagihabwa. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Password ni ukugumana n'Imana. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagira muzagihabwa. Kugumana nayo, ukaburara ukagumana nayo, bakakwanga ukagumana nayo, bakakuvuga ukagumana nayo, bakaroga ukagumana nayo. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka muzagira muzagihabwa. Uru rugendo dufite
baraduca intege ariko barahari tuzagumana nawe. Muhungu umwe yigeze kunca intege arambwira ngo kera twarakoranaga twaribanaga ntago wamaraga gatatu utamwoye mitsingi. Ati none ubu murokore ugere naho burijana ngo ni inzira wagiyemo. Nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe mugahura n'ababaca intege mugakomeza. Haleluya. Ariko muzansaba icyo mushaka nanjye nzakibaha. Haleluya. Ndashimira Imana ifite ibyo gutanga. Duhereza Imana icubahiro. Muri umuzabibu nanjye ndi umuzabibu namwe muri amashami. Haleluya. Haleluya. Nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe munsaba icyo mushaka muzagihabwa. Duhereza Imana icubahiro. Haleluya. 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 Nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe munsaba icyo mushaka muzagihabwa. Nigeze gusaba Imana ndayibwira ngo Mana ubu narya umuceri nkawurya nkawuhaga koko. Muceri fata icyifuzo cyo gusenga nsaba umuceri. Impamvu niye nasabye umuceri niyindikishaga inusu maje kugira amafaranga menshi barambwira ngo amaje kuba menshi. Ndagenda njya ku musozi wa Nyakabingo muri Uganda Gisoro ndazamuka ndasenga nsaba umuceri. Sabye umuceri sinzabyibagirwa. Mbona ubutumire bwo kujya kubwiriza Nyabiho mu Ijenda. Ngezeyo ndabwiriza. Icyo gihe nari naburaye ntabwo nzabyibagirwa. Noneho niziri ku mushumi mu nda ndenza agashati ndabwiriza mbwiriza ubwami bw'Imana. Ndangije nsubiye kwicara umushumba itajya mu mwuka aravuga ngo umva ngo umuntu uri mu iteraniro wa burayi ninde ngazamura ikiganza. Ndavuga nti mwene Diriyani sindazamura nabwiye abantu gukomera kw'Imana ntago ndabereka ko naburaye barokore tuje twihagararaho. Haleluya. Sindazamura. Mbona abagore bane bati ni twewe. Abagore bane ati ni twewe. Mushumba ati le ati ntago ari mwewe. Mwavuze ngo amen. Ariko nyeganyeza ubwire mugenzi ngo inzira zawe zirahari. Inzira zawe zirahari. Inzira z'ubutabazi kuri we zigize zite zirahari. Ntawe uzazijyamo izo ni izawe. Mushumba ati dele bene ati ni igitsina gabo ca buraye kiri hano. Imana yacira rero na nkomeza kwiyagaro ikimenyetso cyatumye mpaguruka. Aravuga ngo ikimenyetso gikomeye uwo muntu yiziritse umushumi mu nda avuga afite ubwoba afite n'ifuye. Mbwira undi mupasiteri ntikarinjime nzamure. Ati ni weho se ni ngize nkanguricya mbona iteraniro ryose rirebye hasi. Mwavuze ngo amen. Ariko haleluya. Haleluya. Arangije umushumba avanamo 15,000 ashira mu gaseke bashiraho. Umugabo sindamuvuga w'imusanze nawe aravuga ati nanjye ndamutwara n'imodoka mugezi we iwabo. Ndashimira Imana nkigera mu Ruhengeri bari bampaye 80,000. Naravuze nti wa muceriwe ngiye kukugura agafuka kaguraga 12,500. Ndagenda ngura agafuka. Icyo gihe twari mu rugo turi abantu 7. Mbwira madamu niteka buri wese kiro tuwurye tuwusigaze tuwihete. Hereza Imana icubahiro. Ariko tuja gutira isafiriya ku mudamu witwaga Tereza. Tereza yari afite isafiriya nini. Njya gutira isafiriya buri wese bamubarira kiro. Turya umuceri tubwire Satani ngo Yesu yatugaburiye umuceri. Hereza Imana icubahiro. Ariko haleluya. Ariko bamumera icubahiro. Yesu aragabura. Nibyo utari warya azabikugaburira. Haleluya. Bwana sifiwe. Twarawuriye abana banjye bawusigaje asige nuzura umwuka. Ndavuga ni Imana habwa icubahiro. Yesu ashimwe. Haleluya.
haleluya 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 ariko abakiri hano haleluya ongera umubwira ngo inzira zirahari hari igikomeye Imana hari igikomeye Imana yambwiriye mwiri terane hari igikomeye Imana yambwiriye hano hari igikomeye Imana yavuganye nanjye kanze nkivuge Yesu ashimwe kera numvaga abakire bavuga ngo potage herutse kuja Bujumbura ntago nari nzi potage nararaga kuri hoteli ndahita mbibwira umushumba arahita mumenya nitugera mu Gasenyi sindamuvugira aha afite amahoteli abiri mu mujyi wa Bujumbura noneho nararaga muri hoteli yabo ariko mu rugo ariho bantekera nkarira kuko bagira nari mbisanzwe kubabwira ibyo nshaka noneho numva bwa mbere bahamagara umuntu kuri hoteli ngo none ngo araho tuzindukiye ntago turi hano mukorere profete breakfast ntago nenzi breakfast cyarico numva ngo breakfast ubwo noneho muri nje ni imagine kari ibiryo byitwa breakfast barahamagara ngo none ngo turagiye ngo profete mumwiteho mumukore ka breakfast Imana ngiye kurya ibiryo byitwa breakfast ntibimeze bite breakfast tindarya breakfast haleluya ariko mubwire ngo tuzabimenya nabyo tuzabimenya breakfast narayimenye hereza Imana icubahiro breakfast haleluya igeze nyuma abahungu mbona baratunganyije barambwira ngo ninze nje kurya mva kuri hoteli ngitegereza ngasanga utuntu bakoze ni breakfast sinibi kaje nditegereza mu biryo ngo ndebe icanditswe breakfast hari umuhungu twasenganaga yungirije manager bagira ico bapfana naho hantu bari narindi ndamubaza ni breakfast nibiye yarasetse agwa hasi araguye muri piscine tinyereka breakfast nzayibaze ningeri wacu musanze mu mujyi nzava nti mu biryo byitwa breakfast yarasetse aratembagara mana we sha bene data atari Yesu ugira imbabazi twari turi kure cyane nta wundi watuvana atari Yesu nokuri atari Yesu nta wundi wakuvana iyo twavuye ntawe duhereza Yesu cyubahiro umva Yesu we umva yasarashoboye noneho bwarakiye mu kindi gitondo arambwira ngo profe ngo vano nagukoreye akantu arangije mbona ni ibintu by'ibikoma by'icyatsi yabigize nka ngurutya arazana imbere yanjye ngakaba kita potage narya nkamera nk'urwana ruri guteta nti potage ndabwira umugore ko nariye potage mwavuze ngamena ariko nibuka isezerano Imana yambwiye nenda kwicwa n'inzara ndi ku musozi irambwira ngo nubwo wishwe n'inzara nzakugaburira ibyuzi n'ibyo utagize ute n'ibyo utazi haleluya nzakugaburira ibyuzi n'ibyo utagize ute utazi haleluya Yesu ashimwe none ubu nzi no kuzamuka muri alisanseri ndakanda umubare nga hejuru iriya icyanyobeye ni kimwe cyankubise hasi bita ngo nitapirura kimwe kigiye nankangurutyo kiriya cyo cyarankubise kirankosora umuntu mu munsi umwe mbona umugore agihagazeho narindi Dar es Salaam muri Tanzania mvuye mu ndege bati muranyura hano mbona umugore agihagazeho nanjye ngihagararaho kiba kiragiye nkangurutya ndi gutitira nkangurutya umugore ageze nk'irambo navuyeho ngira ngo baravuze ngo tuveho mbamvuyeho kirankubita ngo mgena nkangurutya ngiye gukubita umutima hasi niba ari Imana ukuntu ibikora ibira biporonceje injana kuri wa mugore yari munini bamuguyeho mukumugwaho umugore ntiyikubita hasi kubera ibiro byanje ntago byamuhirika mbanda hagaze abaranke butanuka mu Congereza nuka mu Giswahili ku mutima ni nushaka unuka ari kurandamiye sha Imana yarakuremye nushaka unukurandamiye
Haleluya. Ibyo kuturamira Imana yabishizeho ntago tuzagwa. Haleluya. Ariko ibyo kuturamira Imana yagize ite yabishizeho. Iyabangana na Sekazuba kiba twaraguye hasi. Abagore banini mwubahwe n'abatoya mwubahwe. Iyaba afite ibiro bike kiba twaraguye hasi. Arantuka mu Congereza ntari kubyuma nabane ntaca Imana arakoze ko kurema. Sogereje ku buhanuzi mfite Abalewi 26 umurongo w'ikenda kugeza kwa 13. Mvuge message nabonye mwene Diriane nicare sinshaka kuva nkutazagaruka nzagaruka. Ariko abinyuma duhereza Imana icubahiro. Ariko abo turi kumwe haleluya. Ariko abo turi kumwe haleluya. N'ufite mwuko gusengera abantu hasome 26:9 igeze kuri 13. Sebanzaniye n'amazi nta nubwo naye nayabonye. Abalewi yego nshuti yanjye 26 9 kugeza kuri 13 wavuze ngo iki mwene data nzabitaho yemwe nzabitaho mbororotse mbagwize yemwe torero nzabitaho mbororotse mbagwize. Haleluya. Ariko haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nta uzabashobora nzabitaho kandi nzagira nte nzabagwiza. Yego. Nkomeze isezerano ryanjye namwe. Nzakomeza isezerano ryanjye namwe. Muzarya ibigugu bya kera. Muzarya ibigugu bya kera. Mudaha ibigugu kugira ngo mubone aho muhunika. Yego muzadaha ibigugu kugira ngo mubone aho muhunika ibiki ibisha. Mu yandi magambo hari n'ibisha Imana igiye gukora. Hereza Imana icubahiro. Zamura Imana icubahiro. Haleluya. Komeza. Nanjye nzashira ubuturo bwanjye hagati muri mwe. Imana izashira ubuturo hagati muri mwe. Nta uzabashunika ngo abashobore, nta n'uzabashobora, nta uzabarwanya. Ubuturo bw'Imana buri hagati muri mwe. Zamura Imana icubahiro. Ubuturo bw'Imana buri hano, ubuturo bw'Imana buri mu baririmbyi, ubuturo bw'Imana buri mu bakristo. Hereza Imana icubahiro. Nzashira ubuturo hagati muri mwe. Yego. Umutima wanjye ntuzabanga. Umutima wanjye ntago uzabanga. Bwana sifiwe. Ariko abari hano haleluya. Umutima wanjye ntago uzagira ute uzabanga. Dore we badasema badacoka. Umutima wanjye ntago uzagira ute ntuzabanga. Abantu bazabanga ariko nge nk'Imana zagira nte nzabakunda. Umutima wanjye ntuzabanga. Ugira ngo aba bantu se umushumba agiye kubararika. Ni Imana ikunda. Yego komeza. Murongo wa 12 kavuga ngo nzagendera hagati muri mwe. Ndetse nzagendera hagati muri mwe. B'Imana yanyu. Nzaba Imana yanyu. Namwe mu bwoko bwanjye. Namwe muzaba ubwoko bwanjye. 13 akavuga ngo nduwiteka Imana yanyu. Nduwiteka Imana yanyu. Yabakuriye mu gihugu cya Egiputa. Yabakuye kure hamwe hari hagayitse. Kugira ngo mutaba baretwa babo. Kugira ngo bavaneho uburetwa. N'abatuye umutwaro wabahetanishaga. Ndetse za mitwaro zabahetamishaga nazibakuyeho. Bagendesha mwemye. Uyu munsi ndabagendesha mwemye mukomera Imana amashi menshi cyane. Haleluya. Haleluya. Duhereza Imana icubahiro. Uyu munsi mbagendesha mwe. Naje kwereka ikintu cya mbere. Imana yambwiye ngo mvuge iki kintu. Yambwiye ngo uyu munsi wa none yongeye gucana itabaza riruta iryo yaracanye mu iriteraniro. Hari irindi tabaza Imana yazamuye. Mwavuze ngo amen ariko. Icya kabiri Imana yambwiye
yambwiye ngo umuntu wese winjiye hano arwaye arataha yabaye muzima. Umuntu winjiye hano arwaye indwara yaba ariyo yose Imana yambwiye ngo araba muzima. Ariko twazamura Imana icubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Ndabona narindi gushaka ngo ndebe ko parikingi yagutse, ndi kuyibona ariko muyagure vuba. Naje kumva numva Imana imbwira ngo itanze ibinyabiziga kuri urusengero. Haleluya. Ariko haleluya, Imana itanze amamodoka. Haleluya. Imana irambwira ngo Sekazu mwaya materaniro ngiye gushiramo ikimenyetso, ndi Imana itanzemo akazi, ndi Imana itanzemo imibereho. Haleluya. Hereza Imana icubahiro, hereza Imana icubahiro. Naje kubona muswara yanjye sinzo yagiye, naje kubona mbona utuntu tumeze nk'amabendera turimo turagenda mu iteraniro nkangurutse, turimo turagenda nkangurutse, turimo turagenda. Ijwi riransanga ngo komeza urebe, ndareba. Imana irambwira ngo Sekazu ubwo nubutsinzi uyu munsi nshize ku bana banje, ubwo nubutsinzi nshize ku bana banje. Hereza Imana icubahiro. Ariko haleluya, haleluya, duhereza Imana icubahiro. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Garuka hano gatoya. Imana yambwiye ngo nkubwire, ngo uzarinda usaza nta muntu kwatse ijambo Imana yaguhaye. Icya kabiri, Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ntaho uzakomanga ngo ntibakingure. Icya gatatu, Imana ishize amafaranga mu biganza byawe, kandi ayo mafaranga Imana yaje kunyereka, nsanga ayo mafaranga utagira n'umutima wo kutabaho utakoresha iby'Imana. Ayo mafaranga azakubera support mu gukora umurimo w'Imana. Ni amafaranga menshi cyane nayabonye. Imana irongera irambwira ngo nkubwire ngo uhereye aka kanya ka none igiye kwamamaza izina ryawe. Ariko abari hano haleluya, abo tukiri kumwe haleluya, haleluya. Igendere niko Imana yakuntumyeho. Mwavuze ngo amen. Ariko haleluya. Ikindi Imana yambwiye kubaririmbyi uko mwageze hano mwese, Imana yambwiye ngo hari izindi mbaraga Imana izanye mu baririmbyi, hari izindi mbaraga zo kuyikorera izanye muri mwewe. Imana igiye kumanura ububyutse budasanzwe mu makorari ari hano. Ikindi Imana irambwira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none rezo y'aha hantu nubwo izindi zizacogora ntago izigera icogora. Suko ndi hano, suko urusengero ari rwiza, ubwo ndavuga iby'Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo izindi network zizahagarara, ariko hano uyu munara uzahora waka. Haleluya. Ariko haleluya, haleluya. Imana iransanga irambwira ngo Sekazu aha hantu ngiye kuhagira umudugudu w'ubuhungiro, umudugudu w'icyubuhungiro. Mu yandi magambo, uzarara nta mahoro afite azumva karabona amahoro ageze hano. Ariko duhereza Imana icubahiro. Haleluya, haleluya. Twongera duhereza Imana icubahiro. Bwana sifiwe. Bwira mugenzi wanjye inyenyeri yanje yatse. Mukoreho. Inyenyeri yanje yatse, inyenyeri yanje yatse. Umva ngo utangarize inyenyeri yawe nta uzongera kuyizimya. Inyenyeri yawe yatse. Zamura haleluya, zamura haleluya, zamura haleluya. Inyenyeri yatse. Bwana sifiwe. Haleluya. Ongera umurebe mu maso umubwire ngo uko naje siko ndataha, uko naje siko ndataha. Mubwire ngo hari ibyo Imana yahinduye, hari ibyo Imana yahinduye. Haleluya. Umva icya gatatu, mubwire ngo purake yahindutse, purake yahindutse.
mitasiyo yakozwe. Zamura Imana icyubahiro. Uyu munsi wa none Imana igukoreye mitasiyo. Hari mitasiyo Imana ikoze. Hari mitasiyo Imana ikoze. Hari mitasiyo Imana ikoze. Hari mitasiyo hari mitasiyo. Hari mitasiyo. Hari mitasiyo. Hari mitasiyo Imana ikoze. Hari mitasiyo Imana ikoze. Haleluya ariko. Hari mitasiyo yakoretse. Hari mitasiyo. Hari mitasiyo. Zamura haleluya ariko. Zamura haleluya ariko. Zamura haleluya ariko. Hari mitasiyo. Hey! Zamura amaboko yawe. Mitasiyo yakoretse. Haleluya ariko. Haleluya! Mushumba wanje, ciye bugufi nk'umuhanuzi mutoya kuri weho. Imana nkorera yo mwijuru. Ya. Yavugana nanjye irambwira ngo ikurinze impanuka. Kurinze impanuka ikomeye cyane. Niko Imana yambwiye. Imana nkorera irambwira nkubwire ngo imyaka yo kuyikorera iracyahari ni myinshi. Yanze ko wavunika igufa ry'umugongo. Nari mbonye ukoze impanuka igufa riravunika. Ijwi riransango Sekazu, iyo mpanuka nyikuyeho. Umwana wanjye ndaca. Haleluya ariko. Haleluya. Noneho hari akandi yanyeretse mbona Imana iransanze nkimara kubona impanuka iyikuye irambwira ati Sekazu bavuga. Irambwira ngo mbwirira umushumba uhereye aka kanya amaboko azamuhagurukira ntago azamubasha kuko amaboko yanjye aramugose. Zamura haleluya ariko. Ya gatatu iransanga irambwira ngo utangarize ngo mu murimo w'Imana no mu bakozi bayo uri ikinyabiziga ntakumirwa. Ariko nta bantu bari hano bavuga ngo nanjye mubo yatabaye ndimo. Donc mitasiyo yahindutse. Niba wari umusore umaze iminsi uri gutereta bikanga byemeye. Niba uri umukobwa bamaze iminsi bagukatira byemeye. Haleluya ariko. Niba umaze iminsi uburaye ubukode byemeye. Haleluya ariko. Haleluya. 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 Ongera umurebe ugire confidence mubwire ngo byemeye. Aha! Ndacyari kumushumba yuko ko kari kajeho. Irongera iransanga irambwira ngo ye. Nibyo koko mwaya majyepfo Imana irayaguhaye. Ariko Imana irambwira ngo mu mpande enye z'iki gihugu iziguhayemo gakondo. Iziguhayemo impande enye z'iki gihugu Imana iziguhayemo umurimo ukomeye cyane. Uzubakamo iki gihugu insengero zikomeye. Niko Imana yavuze. Imana niko yabirahi. Irambwira ngo impande enye zose z'iki gihugu kari intara zikikije iki gihugu tuvanye mu mujyi wa Kigali nawo ubwo urimo hagati urumva ntiwaja mu mpande utavuye mu mujyi. Imana irambwira ngo izo mpande zose irazikugabisha. Duhereze Imana icubaye. Komeza uhagarare mushumba niyo wahagaze. Irongera irambwira ngo Sekazu mumbwirire ngo ndi Imana yanze kabagwa impyiko. Ndi Imana yanze kabagwa impyiko. Imana ikurize kubagwa impyiko. Kandi Imana yanyeretse ikintu gikomeye. Ye n'ubundi urayafite. Ariko Imana yambwiye ngo tuzigera ubura amafaranga. Na n'uyu munsi garaje hari ago ndi kubonaga. Hari ayo ndi kubonaga ari mu nzira. Na n'uyu munsi garaje ndayabonye. Haleluya ariko. Haje amafaranga menshi nayabonye. Haleluya ariko. Duhereze Imana icubahiro. Umva kantu gatoya mwana. Umva mwene Dirane njya gusubira iburera. Kandi nuko mba. Ongera umundebere umubwira ngo nahuye n'igisubizo canje. Mundebere. Ariko wamurebye uri mubwira ngo nahuye n'igisubizo canje. Mubwire hura naco. Haleluya ariko. Nzabitaho. Nzaba Imana yanyu. Nzakomeza isezerano. Haleluya. Namwe muzaba ubwoko bwanjye.
muhaguruke dusenge dushimira Imana, muhaguruke dusenge dushimira Imana ibyo yakoze. Muhaguruke. Hallelujah. Oh, hallelujah. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si ibidashobokera abana. Hallelujah. Imbere imigambi imbaraga zawe si data ibidashobokera abana baba. Imbere yawe imigambi mana, imigambi imbaraga zawe, imbaraga yeah! Pila fokitaya bosanse dotai. Hallelujah. Imbere Yahweh irashoboka. habwi kuzo mana yabura data kubw'imirimo Urakoze Yesu. wanyeretse kera, none uyu munsi habwi kuzo mana kubw'imirimo imigambi yawe tugiye gusenga Imana uyu musaha, tugiye kuganira n'Imana, tugiye kwishimira ibyo yakoze, tugiye kwishimira ibyo yakoze papa. Abwikuzomana imirimo wakoze uyu munsi, hari ibyo ukoze iyi saha. Dala posa selefo kita ndagusaba uzamura amaboko yawe dushimira Imana ibyo ikoze. Zamura amaboko yawe kandi wiyumvemo ko Imana yakoze igitangaza ku buzima bwawe. Mu bantu Imana yakoreye imitasiyo uyu munsi, wibonemo, tangira ibyizero bikurure, tangira urebe bitashoboka ko byashobotse, tangira urebe byanze kwemera ko byemeye uyu munsi. Mana ishobora byose, uri Mana y'amahoro, tugushimira ibyo ukoze mu izina ryawe Yesu. Amen. Mirimo n'ibitangaza ikorekeye hano, ukijije abarwayi papa, ukemuye ibibazo papa. Haleluya. Ugendereye abamama, ugendereye abapapa, ugendereye abagabo, ugendereye abasore, ugendereye abakobwa. Imbaraga zawe ziri hano, imbaraga zawe zakoze mu izina rya Yesu, zatuvanye muri ntibishoboka zitwicaza muri birashoboka. Uyu munsi wa none ibyari byaranze kwemera biremeye, byari byaranze gushoboka birashobotse, indwara zanze gukira zirakize. Utanze amahoro data, Urakoze Yesu. tukuramburiye icyubahiro, tukuzamura icyubahiro. Zamura amaboko yawe yose, zamura amaboko yawe, hereza Imana icyubahiro kubw'uyu munsi. Ineza y'Imana uhuye nayo, neza y'Imana irakugendereye, gukora kw'Imana kurakugendereye. Nirukanye indwara mu bantu, nirukanye indwara mu bantu, nirukanye indwara, nirukanye indwara, nirukanye indwara, nirukanye indwara, nirukanye indwara mu izina rya Yesu. Bari bafite ibibazo, utanze ibisubizo papa, urakoze kubikoze. Ngaho manukira imitima buri wese, umubwire ko hari icyo wakoze. Ndabigushimiye ko hari ibyo uremye, hari n'icyo ukoze. Tugukomeye amashi, tugukomeye amashi, tugukomeye amashi. Komera Imana amashi, ongera amashi kwa Yesu, komera Imana amashi cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Zamura amashi kwa Yesu. Urakoze data, urakoze kubikoze
mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. hari umuntu kare yasabye ko ashaka kwihana ibyaha agakizwa, yavuze ko aje kwihana ibyaha agakizwa. n'undi muntu yumva ashaka kwihana, karibu. mufashe. uwundi muntu yumva ashaka kwihana, turaguha ikaze kugira ngo uze wakire Yesu. mubahe ikaze abantu bashaka gukizwa, umuntu ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza, abantu bifuza ko tubasengera, atambuka aze hano. Aya ni amahirwe yawe n'imitasiyo yawe ku buzima. Imana yakugira neza, Imana yahindura amateka. uko umwuka w'Imana gwata ukumva hari icyaha. turabona abantu bemeye kwakira Yesu. murakoze. nawe wumva ko ukeneye kwakira Yesu, urakoze nawe. reka dukomere Imana amashyi. Shobora kuba umaze iminsi waramwakiriye ariko ugasubira inyuma, ukumva ushaka kongera kubohoka, nawe utambuke, ni karibu. tugira umugisha wo kugusengera. Imana iguha umugisha. urakoze cyane. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Ashobora kuba waracitse intege ariko uyu munsi ukaba ushatse gufata icyemezo cyo kongera kugira ubusabane we n'Imana, utambuke. siku zote Ushobora kuba warasubiye inyuma, uyu munsi ni uwawe. Yesu araguhamagara kongera kugira ubusabane. Bagutambutse. Yesu yumwema siku zote, siku zote. Yesu yumwema, turaguhamagara guhura na Yesu. yumwema, yumwema. Yesu yumwema, yumwema, yumwema. Yesu hindura amateka, aragukeneye. Yesu we. Yesu yumwema, yumwema, yumwema. Oh, yumwema. Yesu, Yesu Yazanwe n'abanyabyaha, nawe baragushaka uyu munsi ngo muhure. Yesu aragukeneye. iminsi yose, iminsi yose. Yesu arifuza gutaha iwawe uyu munsi. Tambuka. Imana iguha umugisha. iminsi yose, Arahura nawe aguha amahoro udafite. iminsi yose. Yesu ni mwiza, ni mwiza, ni mwiza, ni mwiza, ni mwiza. Yesu we. Yesu, Yesu aragutegereje. ni mwiza, Ayaguha amahoro udafite. ni mwiza, ni mwiza. Yiteguye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Tambuka. Yesu, Yesu ni mwiza, Niwe muti ukiza ibyaha. ni mwiza, ni mwiza. Yesu ni mwiza, Niwe ufata ibishaje akabigira ibishya. Yesu. Uyu munsi aragushaka. Haleluya. Uyu munsi aragushaka, nawe vayo. Ni mwiza Yesu, Nawe aragushaka weho weho. ni mwiza. Nubwo umutima ugukomanga, nawe haguruka. Yesu ni mwiza, ni mwiza, ni mwiza. Yesu we. Ni mwiza, ni mwiza. Yesu ni mwiza. Nawe uri kurwana n'umutima, Yesu aragushaka. Vayo, Yesu aragukeneye uyu munsi wa none. Ni mwiza, yumwema, yumwema. Yesu we. Yumwema, Yesu we.
Yesu hari ubuhungiro, kwa Yesu hari ubwihisho. Reka sengere bano biha bakiriye Yesu. Karibu. Reka ndababwira ijambo ryo kwatura mbere uko abasengera babyita kwatura kwera. Musubire muvuga ati mwami Yesu. Subira mu magambo uvuga ati mwami Yesu. Uri umwami kandi uri umukiza. Wazanywe no gushaka no gukiza. Wowe wacunguje amaraso yawe nanjye ndimwo. Ubwami bwawe nibuze, ubwa Satani nibuhunge. Nakiriye imbabazi, amaraso Yesu aranyejeje. Mvuye mu gitabo cy'urupfu, nanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Yesu, ubwami bwawe nibuze, ubwa Satani buhunge. Uhereye none ntangaje ko Uwiteka ari we mwungeri wanjye. Amen. Senga karibu. Mana ishobora byose, murengeze ubugingo bwacu, ndakwibuka ngo urakoze Yesu. ubwira Zakayo ngururuka ngo uyu munsi ndarari wawe, ngo barakwitotombera baravuga ngo kugiye gucumbika ku munyabyaha. Wavuze ijambo rikomeye uravuga ngo nazanwe n'abarwayi sinazanwe n'abazima. Aba bari barwaye indwara y'ibyaha, bari abanyabyaha mu iri teraniro, ariko barashaka gukizwa nawe. Reka ubabature, ubahindure ibyaremwe bishya, kamere y'ibyaha itandukane nabo. Uhereye aka kanya bari abana ba Satani, ariko babaye abana b'Imana. Uhereye aka kanya imbaraga zawe zihindura zikomeze zibe muri bo. Kandi turagushimiye Mana kubw'igitangaza gikomeye muri rusengero, kubona umunyabyaha ahagurutse. Urakoze nyiri cyubahiro, ni igitangaza cy'umuntu wihana, ni igitangaza cy'umuntu wemera ibyaha bye. Urakoze Nyagasani, ngaho imbabazi zawe ziboneke kuri bo, kwera kwawe kuboneke kuri bo, ubereke ko ari wowe buhungiro, ubereke ko ari wowe utanga amahoro. Uhereye aka kanya icyaha n'igisa nacyo bagisezerere, baba abana b'Imana, baba abaririmbyi, baba abavuga butumwa, baba abahanuzi. Uhereye aka kanya bagukorere bandi b'abakristo. Urakoze kuba babariye, urakoze ko imbabazi zawe zibagezeho. Ukoze Kristo lepotika ya vosanse, urakoze ko bahindutse ibyaremwe bisha. Urakoze Nyagasani, urakoze ko babariye imbabazi zawe n'amaraso yawe. Aba bature mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen. Barikiwe. Haleluya. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Hari ingeso ngira, hari ingeso ngira. Papa Jésus, Iyo ngeze nk'hano numva ntava hano nta porofise gusengerwa. merci Seigneur. Niyo mpamvu mwabonye nanze kuva hano. Ndategereza kugira ngo nce bugufiya. Imana inkoresheje uyu munsi, neje izankoresheje, neje izankoreshe. Urakoze mwana. Ariko nsabiwe umugisha n'umushumba nsengere, kandi akomeza nsabira Imana imbaraga. Tari ngewe ni Nyagasani, akomeza abwire Mwuka Wera atindane nanjye, akomeze abwire Yesu akomeze be mu bugingo bwanjye. Iki gihe dore ko abantu babona bazamutse bakumva ko bahambaye, ariko ndifuza kugira ngo Imana yo mu ijuru ikomeze imfate mu biganza byayo. Niyo mpamvu nagumye hano. Torero tuzamura ibiganza tumuhesha umugisha, kandi ntabwo ari uku gusa tubikora nk'uko Imana ibidusaba. Abaduhaye iby'umwuka tubahesha iby'umubiri, sibyo? Reka dufatanye twese tuzamura ibiganza ahakuye kugira ngo Imana imusubirize ahakuye. Data agwa icubahiro mu ijuru no mu isi nk'uko byanditswe. Sengeye umugaragu wawe kugira ngo umugirire neza, ikiganza cyiza cyawe nikibe kuri we, kandi inkomezi z'Imana zimutwikire.
nahabwe umugisha nawe kandi agirirwe neza nawe. Natuye umugisha amajyana amaza, umugisha mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Umuhezagire, ushishikare kumukoresha ibihambaye nk'uko byanditswe. Urakoze kugiye kuba Imana yiwe, urakoze kugiye kumurengera. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Barikiwa sana, amen. Haleluya.